Yes, Code Lab TV, Miss myinshi. Mumeze mute? Tumaze gukunda ku rumwere mwatweretse urukundo muradushyigikiye. Turi kubikunda cyane. Bwira mugenzi wawe dukeneye kumenya showbiz, dukeneye kumenya amakuru agezweho y'ibyamamare mu Rwanda ndetse no hanze. Ubwira kuri subscribe kuri Code Lab TV, mudukurikirane umunsi ku munsi tugiye tubageza inkuru ziba zigezweho. Kubw'iyo mpamvu turababwira ko mu minsi ishize twari twagiye tubabwira zimwe mu nkuru za Miss Rwanda zaravuzwe, abantu baravuga, barandi barandika, byinshi biba birebire cyane. Ariko kuri uyu mwanya zasaga nkaho zisa nk'izihagazeho, ariko ntitwabura kugenda tugira bimwe tugenda tubabwira mu bagiye bazivugwamo. Kuri uyu mwanya tugiye kubabwira kuri nde, tugiye kugaruka tubabwire kuri Miss Elsa nk'uko twabivuze mu minsi yashize, twagiye tubabwiraho kenshi. Nibyo yarafunguwe umwanzuro w'urukiko wagaragaje ko agomba kuba afunguwe agiye hanze. Bamwe bishobora kwibaza ati Elsa imeze bite nyuma yo kugera hanze, ubuzima bumeze gute, byifashe gute? Impamvu twavuze duti nka Code Lab TV dukora ubushakashatsi twongeye tumenye ese Elsa bimeze bite, ni muntu ki, hari byinshi ushobora kuba utaramumenyeho ngiye kuba nkugezaho muri kano kanya. Miss Elsa uretse kuba twanagiye tumwumva muri kino case ishize izavuzwemo Prince Kid ndetse n'abandi bagiye batandukanye, tukwibaza uti si Elsa yaba yarakoze iki, ni Elsa ni muntu ki? Miss Rwanda muri rusange uko tubizi, aba Miss bagiyeho cyangwa abakobwa hari projet bagaragaza cyangwa se imishinga bagomba kuzagenda bakora rusete muri rusange. Byose bagomba kugenda bitangaza kugira ngo mbese ari nk'imihigo yabo, bazakora iki, sosiyete bazayimarira iki. Abenshi bagenda bakora ibintu bitandukanye, wese sinzi, hari n'abavuga bati abakobwa ese amafaranga bayabahera iki, ni ukubahembera ubwiza gusa, ese ibikorwa ni ibi? Bamwe ugasanga nta nubwo binagaragarira amaso, biragoye kumenya ngo runaka yakoze iki. Gusa baba bagiye bafite ibyo bakoze bigiye bitandukanye, ariko kuri uyu mwanya tugiye kuzureba nkuko twagiye tuvuga kuri Miss Iradukunda Elsa. Tugiye kurebera hamwe ese mu gihe yari Miss Rwanda yambaye ikamba cyangwa se muri icyo gihe Elsa yaba yarakoze iki. Icyo twakubwira nuko Miss Elsa ubwo 2018 cyangwa yabaye Miss Rwanda 2017, ariko 2018 icyo gihe ntabwo yari yambaye ikamba, ahubwo yari yihaye Miss Iradukunda Liliane, ariwe waraje kumukora mu ngata muri Miss Rwanda kuri 2018. Akaba yarakoze igikorwa gikomeye cyane ku bufatanye n'ibitaro bya Kabgayi. Miss Iradukunda Elsa akabaye yarabashije gufasha abaturage muri kariya gace, muri zirance za Muhanga ndetse n'andi agiye atandukanye mu kubavura indwara y'ishaza. Indwara y'ishaza inge akaba ari indwara ifata ijisho, ugasanga mu jisho harimo ukuntu mu mboni hajemo akantu kitambikamo k'umweru, ubona ko umuntu atabasha kuba yareba neza, akaba iyo ndwara bayita ishaza. Miss Iradukunda Elsa akaba yarafashije abaturage kubavura, by'umwihariko akabafasha kubavura ku buntu, cyangwa urabyumva, ku buntu, ku buryo ugiye kureba umuturage mu bushobozi yaba afite kujya kwivuza iyi ndwara, bikaba byatuma yaciga amafaranga menshi gutera amaoperasiyo agenda akorerwa mu bitaro bigiye bikomeye binahenze. Ariko Miss Iradukunda Elsa ibi ngibi akaba yarabikoze, abifasha abaturage babasha kuvurwa ku buntu. Kandi ikindi cy'umwihariko twavuga, yabikoze n'igihe atari cyambaye iryo kamba, kugira ngo yabaye Miss Rwanda 2017 ntabwo arambaye iryo kamba. Yabikoze ahubwo mu gihe mugenzi we Iradukunda Liliane yarambaye iryo kamba ya Miss Rwanda 2018, ariko ntibyatuma kuba atakiri Miss Rwanda icyo gihe atabasha kuba yakora igikorwa nk'icyo ngicyo cyiza. Ikindi twabwira nuko icyo gihe yari afatanyije na mugenzi we Miss Iradukunda Liliane, baba barafatanyije iyo projet muri rusange,
cyangwa se ubwo bufasha bari bageneye abaturage bo mu gace ka Muhanga bafatanyijemo n'ibitaro bya Kabgayi. Nicyo twavuga gusa, ntabwo hari n'abandi benshi bagiye bagira ibikorwa bakora bitandukanye nka Jolly gusa, ariko we icyo yakoze kuba yagenda akora ahuza ubuyobozi bakora mu nama atajya atandukanye. Ariko Miss Elsa nubwo bamuvuzeho byinshi mu minsi ishize by'iki no gufungwa, abenshi bakamubonamo gusanga bamwe batakimwitayeho cyane nk'inshuti ze yari afite, ariko nitwara kuvuga ko yagiye gukora ibikorwa bigiye bikomeye. Twagarukaho kuri uyu mwanya ngira ngo abibazaga amakuru ya Elsa ahantu hari bimeze bite, niki twaba tukubwiye bimwe ibintu tutagiye bigarukaho kuko Miss ishize bagiye bamuvugaho kesi nk'izo ngizo, gusa twavuga ibi gusa ngo twirengeze n'ibyiza umuntu aba yaragiye akora. Muri rusange Code Lab TV twaba twayibegeranyije, muri rusange ko njye bagejejeho nitwa Confiance. Ciao ciao, stay touch, komeza mukurikirane ibikorwa byacu.